Imana irakontorora. Numvise ikontorora. Imana igira guteye. Imana irakontorora. Numvise umukecuru cyangwa ukavuga ngo kontorore kontorore kontorore. Imana irakontorora sha. irakontorora. Rade fasta. Ni winima. Shawita ifo. Imana igira irakontorora. Abantu bari kumva Imana. Haleluya. Uzibagirwa umukecuru waduhanuriye turi icyangu. Niba nari kanyinya niba nari ndi hembe mu bugara. Kontorore kontorore. Kontorore kontorore. Amen. Ariko Imana Imana irakontorora. N'ubu ngo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye abamareki barimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira i Terayimu. Hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'abayobo, kuko mwagiriye imbabazi Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko abakeni bava mu bamareki. Maze Sawuli yica abamareki uhereye Havira ukagishuri hateganye na Egiputa. Afatamira umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kubirimbura rwose. Ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Andi turaza kugenda tuyaganiraho tuyasoma tubarangira naho muyasanga. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku ijambo Imana yakize ku mutima ryitwa kumvira Uwiteka. Avuze ngo amen. Kugira guteye kumvira Uwiteka niyo ntego tugiye kuganira. Hanyuma turasoza dukora isuzuma bumenyi tureba niba twaramwumviye, tunasenga na gahunda zikomeza. Avuze ngo amen. Kumvira Uwiteka. Imana idushoboze kuyumvira. Tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu gihe cy'umwijima, tugeze mu gihe isi icuza umwijima. Hari indirimbo ngira yitwa iminsi ya nyuma ivuga ngo iyi si icuza umwijima, iyi si ifite ibibazo, ye baba ni iminsi ya nyuma. Tugeze rero mu bihe bya nyuma bisoreza kugaruka k'umwana. Rero muri ibi bihe tugezemo bya nyuma, abantu bananiwe kumvira Imana. Ariko nubwo bananiwe kuyumvira, kandi kuyumvira byari byoroshye, muvuge ngo Imana idushoboze kuyumvira. Imana iduhagarareho. Ngira ngo abenshi nubwo tuba twanaje hano, hari abantu benshi baba bakurikiye profesi, ubuhanuzi, kugira ngo bumve icyo Imana ivuga. Kandi nanjye ndabikunda, burya ahantu hatari Imana njye sinahaba. Hano hatari Imana ivuga, Imana yacu iravuga, irakora kandi ikagira gute, ikabigaragaza. Haleluya. Ariko nanone tuharanire kumvira Imana kuruta uko twakwakira ubuhanuzi buvuga ku by'Imana izadukorera, bivuga future yacu, bivuga ejo hacu hazaza, ndetse Imana ikanatubwira byinshi bitandukanye. Igifite agaciro muri byose ni ukuyumvira. Avuze ngo amen. Maze iminsi mbwira abo twari kumwe Muganza, nababwiye ngo ntego ya Kristo Yesu y'ubutumwa bwiza nuko Kristo azagaruka kandi azaza gutwara itorero. Se murahari yemwe? Itorero ntabwo ari ADPR gusa, itorero ntabwo ari Restoration gusa, itorero ntabwo ari yandi yose tuzi. Itorero ndimo mvuga ni rya rindi Kristo yabwiye Petero. Amen. Yaramubwiye ngo nanjye ndakubwira ngo uri Petero, ngo kandi kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Murahari itorero? Haleluya. Naho amarembo y'ikuzimu yagira gute, yazikuka, ntacyo azagira gute, azaritwara, kubera ko ryubatse kuki, urutare. Rero waba muri ADPR ukaba muri iriya torero, waba muri Restoration ukaba muri iriya torero, waba muri Zion ukaba muri iriya torero, kuko ririya niryo rizabona Imana, ririya niryo Kristo yavuga. Mwavuze ngo amen. Ayandi tubamo yose ni amadresi. Se murahari yemwe? Ya Katolike yawe na adrese, ya ADPR yanjye na adrese, ya madini yose tubamo na amadrese.
ariko muri ayo maderese harimo umugeni wa Kristo uzabona Imana. Mwavuze ngo amen. Naha muri Silowamu na aderese, haleluya. Ariko haleluya, torero ni ririya Kristo yabwiye Petero ngo kuri wowe niho benasefo niho nzubaka itorero ryanjye, kandi aramubwira ngo andi matorero yanyeganyezwa. Ubu ntiyanyeganyejwe na andi matorero yagira gute yemwe, ariko iryanjye nta uzarinyeganyeza. Reka mbabwire Mana we, ubu iyo ngenda njyewe mba ndi itorero ko mutanyikiriza benasefo tosiro bayisai. Iyo ngenda mba ndi itorero. Sinzi niba muri hano simbizi imitima irakakaye, murashaka kumva ubuhanuzi gusa. Barese tukaganira ijambo ry'Imana, mwigire hino, mwigize imitima hino, tuganire. Minota mfite tuyibyaza umusaruro, kuko nje mbishaka. Mfashe moto ya 2 iraza ingeza hano pe nguyiremera hari. Haleluya. Nta kindi kitugenza rero, nta mafaranga nje gushaka hanze aho bayashakira. Haleluya. Nta business zindi njemo hano. Business njemo ni ukuvuga Imana, hanyuma tugasenga Imana. Ni ukugira ngo Imana n'ubundi nuko Imana yacu nishimye. Rero ndimo ndavuga ngo iri torero rya Kristo muharanire kuri baho. Aya yaranyeganyeje kandi azakomeza kunyeganyezwa. N'ubuhanuzi bugaragaza ko nta gina na kimwe itorero rya Kristo rizabaho ridafite intambara inaha. No, ariko ibi ni ikimana. Nubwo bagerageza kwishanisha n'ibyo babasaba, ko abantu baraharira. Se murahari? Hari igishushanyo Daniel yeretswe mu gitabo cya Daniel hariya, ngo yerekwa ngo ubwami ngo buzaba ngo ibirenge byabwo ngo by'icyo gishushanyo ngo byari ibyuma bivanze n'iki n'ibumba. Ubundi hari ibintu bidahura, ibyuma n'ibumba se byahura bishoboka? Mani duhagarareho. Rero icyo nshaka kubabwira ni iki, bazagerageza kubihuza ariko ntabwo bizahura. Uyu mugeni kugira ngo ajye mu ijuru nibo bazamujyana. Zamurahana, uyu mugeni kugira ngo ajye mu ijuru, isi izarwanya. Abantu baraharira. Tino n'ibintu atuzaniye. Abana b'isi bazarwanya itorero. Ndavuga ririya ariko. Zamurahana, abana b'isi bazagira gute? Kuko niko gahunda zubakitse. Hanyuma umugeni azataha nyine. Ese abaho Imana y'Ubugande byagenze bite? Abana b'isi nibo babashyushye. Humure rero, ariko aho tujya ni mu ijuru. Iwabo bihumbagiza by'abagize gute? By'abaneshe. Nene mavango ntabwo bizapfa guhura. Nubwo bagerageza gusigiriza ngo bihure, ariko ntabwo bizamadikana, ntibizamatana, ntibizakunda. Araho ntabwo ijuru riba ryarateguwe. Tuba twibereye inaha, ariko Imana itugire neza. Ijambo dusomye ni ijambo rivuze hariya muri Samweli. Turigiye kuvuga kuri Sawuli gatoya. Sawuli, ijambo ryitwa kumvira Imana. Bavuze ngo amen. Twasomye ariya magambo avuga ngo ategekwa kurimbura abaki? Abamaleki. Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki. Mbibutse ko Sawuli niwe mwami wa mbere wayoboye igihugu cya Isiraheli. Se murahari? Kandi nabwo yagiyeho ajyaho abantu barimo barekarama bavuga bitotombera ubuyobozi bwa Samweli. Barangije baravuga bati bakopeye imico y'ibindi bihugu, bakopera nk'uko wajya kumva ngo ibunaka hayobowe na perezida runaka ibunaka. Nabo rero barabaza tuzabaho tutagira umwami, tuzabaho tutagira umuyobozi. Barangije barabisakuza, ngo bamare kubisakuza ayo magambo bayageza kuri Samweli. Genda utubwirire Uwiteka ko dukeneye iki? Ko dukeneye umwami, kuko Imana yabayoboraga ariko batayireba.
barangije bati dukeneye iki? umwami. Keneye umwami. Ayo magambo y'abantu Samweli arayazamura ayajyana imbere y'iki? Ayajyana imbere y'Imana. Ngo ayajyana imbere y'Imana, Imana iramubaza ngo barashaka umwami. Ati barashaka umwami. Imana iramubwira ngo genda ubimikire Sawuli mwene Kishi, abari ubabera iki? Abari ubabera umwami. Nuko ngo aragenda. Hano rero niho yarageze. Ariko Sawuli kugira ngo Imana imweke cyangwa se yemerwe yabanje guhabwa test, ahabwa igeragezwa. Imana iduhagarareho. Nuko Samweli aramubwira ngo Uwiteka Imana yanumye kukwimikisha iki? Munyikize tuganire. Yanumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Aramubwira ngo nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga bingahe byose. Nuko iramubwira ngo numvishe iby'Abamaleki bagiriye Abisiraheli, ndabyibutse ubwo babatangiraga mu nzira kugira ngo batanyura mu gihugu cyabo. Urwo rugamba nsubiye inyuma gatoya, n'igihe Abisiraheli bavaga muri Egiputa barangije bashaka kunyura mu gihugu cy'Abamaleki. Murabizi bayoborwaga n'inkingi y'iki? Y'igicu. Mukize tuganire muvuge haleluya. Bayoborwaga n'inkingi y'igicu. Iyo nkingi niyo yabajyaga imbere ku manywa, nijoro igahinduka inkingi y'iki? Y'umuriro. Muri uko rero kuyoborwa n'inkingi y'igicu ndetse n'inkingi y'umuriro, inkingi imarika ko igomba kunyura mu gihugu cy'Abamaleki. Muri uko kunyura mu gihugu cy'Abamaleki nta handi bagombaga kunyura. Ni iki Yesu? Bagombaga gukurikira ngo bagende banyure aho inkingi igize gute? Inyuze. Rero umwami w'Abamaleki arafurena, afunga defense, aravuga ati buriya bwoko twumvishe ibyabaye ku nyanja itukura, twumvishe ibyabaye kuri Farawo, twumvishe ko Farawo n'ingabo ze bapfuye bari babakurikiye, twumvishe ibyago bigera mu 10 byabaye muri Egiputa. Ntabwo dushaka ko batunyurira hehe? Mu gikize tuganire. Ntabwo dushaka ko batunyura mu gihugu. Kubw'izo mpamvu rero mufunge defense ntibanyuremo. Ariko icyo Imana yagambiye iragikora mu izina rya Yesu. Isi niyo yayubatse, ubutaka niyo yabushizeho. Ijya kubirema ntabwo umwami w'Abamaleki yarahari. Shawinibo ayiwe murahari yemwe. Ijya kubirema ntabwo umwami w'Abamaleki yarahari. Nawe ari mu biremwa, ntabwo yari gufunga defense ngo bikunde. Imana iduhagarareho. Hanyuma ari kutakwishara gukereza ngo birije umunsi bagira guteye barwana. Hanyuma Imana iza guhishurira tekinike Mose. Ndafashirwe Safari. Imana iza guhishurira nde tekinike Mose. Tekinike nta yindi yari yo kuzamura iki? Yazamuraga amaboko bakanesha. Yayamanura bakagira gute? Bakaneshwa. Hanyuma abafasha ba Mose, abagabo bagera muri 2, haleluya, babona iyo tekinike, babona yavumbutse kandi babona irimo irakora umuti. Abantu baraharira bakabona iyo tekinike irimo iragira guteye, irimo irabyara umusaruro. Barangije bafata gahunda yo gufata amaboko ya Mose. Haleluya. Yewe ngeze ahangaha sinababura kutababwira ngo mushyigikire umukozi w'Imana. Mumufatira amaboko mu mafaranga, mumufatira amaboko mu bice. Nayo naje kwaka, ariko mufuje mufata amaboko y'abakozi b'Imana. Murimo w'Imana ukorwe, mutumira abakozi b'Imana, tuze tuvuge Imana, twubaka ubwami bw'Imana. Amen. Aha Imana icyubahiro. Haleluya. Ngiraha mujye mushyigikira umurimo w'Imana, mushyigikire ko ivugabutumwa rikorwa. Ko niba hari ikintu Satani agambiriye gusenya nivuga butumwa, ariko ntabwo azarisenya. Nongeye gufashwa. Umurimo ntabwo azawusenya. Ntabwo yabishobora. Ibintu Kristo yaviriye mu ijuru agaterera Nyabihanga yikoreye umusaraba, saa 9 z'amamasha. Murabona bizata agaciro? Ntabwo bizata agaciro. Tuzayivuga mu nsengero n'ibyanga, tuzayivuga n'ahandi. Mwavuze ngo amen. Imana tuzayamamaza
kuyamamaza, yaturemeye kuyihimbaza, yaturemeye kuyivuga, yaturemeye kubwira abaremwe ubutumwa bwiza, yaturemeye guhindura abantu kuri Kristo. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza, abemera mubabatize kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Arababwira ngo nuko nanjye ndi kumwe namwe iminsi yose. Hera haleluya. Satani azatsindwa kandi azahora atsinzwe, kandi Satani yaratsinzwe niko Hoziyana yari. Turabihamya abamukorera barushwa n'ubusa, abasambana barushwa n'ubusa, abajura bangurushwa n'ubusa, abanywanzoga barushwa n'ubusa, indaya n'ingegera barushwa n'iki? Ahubwo abakorera Imana, abo ngabo bafite ubugingo bwa none n'ubw'ejo hazaza, bazabana n'Imana. Hera haleluya. Mbabarire tuvuga Imana, ni igihe cyo kuvuga Imana. Shawide for enough. Ni igihe cyo kuvuga Imana. Yesu aduhagarareho. Zero nibyo ndimo kubabwira nshuti zanjye. Mwavuze ngo amen. Amen. Imana iduhagarareho. Ategekwa kurimbura abamareki. Nukuvuga ngo bararwanye ariko ya tekiniki baza kuyikoresha bafata amaboko ya Mose. Ngo bafata amaboko ya Mose. Abisiraheli bajya ko baratsinda, babona gutsinda. Byari byananiranye. Se murahari? Byari byananiranye ariko bamufatiye amaboko muko yazamura. Bagira gute? Haleluya. Babona gutsinda. Amen. Muri uko gutsinda rero, haleluya. Amen. Ariko urugamba rwose ntago rubura abapfu b'intambara na za kajorite. Zarabonetse n'abapfa bagira gute? Barapfa. Imana irarakara, Imana irababara, ariko abantu barahari. Ngize imitima hino, ndumva imitima yanyu ikakaye, sinzi impamvu. Mwigize bugufi, muce bugufi mu mitima, twumva icyo Imana. Ibyo murambwira ngo turi kumwe ariko mu mwuka ntabwo ikirere ndagifatisha neza. Yesu aduhagarareho. Ijuru hari Imana. Imana iduhagarareho. Haleluya. Barangije Imana irababara. Imana ibabazwa n'iki? Imana ibabazwa n'umwami w'abamareki. Impamvu uriya mwami w'abamareki yagize gute yemwe? Impamvu yabatangiriye kandi hagapfamo n'Abisiraheli. Iyo abareka bakahanyura byari kubatwara iki? Se murahari yemwe? Ariko yaranze yanga ko bagira gute? Bamunyurira mu gihugu. Imana iduhagarareho. Imana iravuga ngo byandikwe, bigire gute? Byandikwe mu gitabo kandi mwandike mutya. Imana ibaha context. Irababwira ngo nimwandike yuko nzarimbura, nzamaraho kwibukwa k'ubwoko bw'Abamareki, bitewe nuko batangira ubwoko bwanjye ntibabahereza inzira, ahubwo bakabica bakabagira nabi. Nzamaraho, nzahanagura, nzakirininga, nzagira gute yemwe? Nzahanagura, nzamaraho kwibukwa k'ubwoko bw'Abamareki. Hano rero Imana yarabiretse, biragenda hakubita ikinyejana, hacaho nk'imyaka 100, siècle iratambuka. Ibi bivuga iki? Reka mbabwire, ijambo riravuga ngo urabikora nkagira gute? Ukibwira yuko mpanye ngo ariko amaherezo zabishyira ku mugaragaro, bikugaragarize bwose uko bigize gute yemwe bikurikirana. Imana iduhagarareho. Reka mbabwire Uwiteka agiye guhora inzigo. Sinzi niba muri hano. Reka mbabwire Uwiteka azahora inzigo. Uwiteka azahana. Uwiteka azahana inkozi z'ibibi. Ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura, ngo ubwo abibone bose n'indyarya n'inkozi z'ibibi, ngo bazahinduka nk'ibishingwe, ngo uwo munsi uzabatwika bashire. Bene data mwirinde gukora icyaha. Najanye ijambo rivuga ngo dukure ibyaha mu bugingo bwacu. Iyo wihannye Imana ibana nawe, iyo wiyejeje Imana igendana nawe, iyo ufite umutima utakurega ikibi, wowe n'Imana muragendana. Haleluya. Nabonye hari umugabo nakunze witwaga Enoke. Enoke ngo umunota ku munota yagendanye n'Imana. Umutima wa Enoke n'uw'Imana babaga bari kumwe. Haleluya. Enoke ari mu bagabo bagendanye n'Imana, birinze icyaha n'igisa nacyo. Imana rero yakunze Enoke
igera ku rwego imwimura mu ijuru adapfuye, ngo baragendana akiri mu isi imyaka 365 yafashijwe n'ukuri kw'Imana, umunota ku munota, isagonda ku isagonda. Enoke umutima w'abaguri kumwe n'uw'Imana, nta cyaha nta kibi, nta gutekereza iby'ubugoryi. Mugendane n'Imana mukiranuka, mwe gukunda ubuhanuzi gusa, ahubwo mukunde no kubana n'Imana, mukunde gutunga ubugingo bwejejwe. Muri byavuze ngo gerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi n'ibyaha, ngo nyamara njya mbyibonamo, jya umoneza. Hepfo hakavangwa ariko umutima wera ndawushaka kurushaho. Imana ibambera umutima wera, ntabwo muri hano sinzi aho mwagiye. Imana ibambera umutima wera. Jambo ravuga ngo mugire wa mutima bari muri Kristo Yesu. Ayiwe kugira imitima ikakaye nk'amabuye, mwe kugira imitima yabaye akahebwe, mwe kugira imitima itihana, mwe kugira imitima yakakaye kwa Jinara Yesu. Iyi mitima imeze nk'urutare ndacyahize imbaraga. Reka mbabwire ijambo ravangwa abayoborwa n'umwuka, abo nibo bana b'ikiyembe. Ntabwo ari abayoborwa na kamere, ntabwo ari abayoborwa n'umubiri, ntabwo ari abayoborwa n'ibitekerezo, ntabwo ari abayoborwa n'amoko, ntabwo ari abayoborwa n'uburyarya. Ni abantu bafite imitima yoroshe, ni abantu biyoroheje mu mutima. Yo haleluya! Icyambi imitima yabaye nk'amabuye, icyambi imitima yabaye akahebwe, icyambi imitima ikururuka shawidi bonetani, icyambi imitima igaca bugufi, icyambi imitima ikoroha. Bwira mwicanye ngo roha, ufate mu kiganza umubwire ngo roha, oroha mu izina rya Yesu, oroha. Oroha, mujye mworoha, mujye mwiyorosha. Imana ikunda abantu boroshe, Imana ikunda abantu biyoroheje. Ntabwo Imana ikunda inshabiranya, ntabwo Imana ikunda indyarya, ntabwo Imana ikunda imitima ikakaye imeze nk'intosho nk'amabuye. Ntabwo iyo mitima Imana ikunda. Imana ikunda umutima wejejwe. Mwavuze ngo amen. Haleluya. Imana iravuga ngo nzamaraho kwibukwa kw'iki kw'Abamaleki, kandi nzabasemba. Kubera iki? Kubera iriya mpamvu. Iki ni igihe rero nari mbabwiye ngo Imana izahana, Uwiteka azahora inzigo, azamaraho kwibukwa kose kw'abanyabyaha azahanagura. Biriya bigaragaza ko Imana izahana. Imana izahana, Imana izahana inkozi z'ibibi. Se murahari yemwe? Reka mbabwire, muri iyi minsi abantu bafite ubugome, aho umugabo afata umugore we yishakiye akamutemagura akamucamwo ibice. Izina rya Yesu. Aho uburozi burimo bugira gute yemwe? Kasanga uroza umuntu kugira ngo imitungo y'uyisigarane. Ariko ibi ni kimwe kabyara. Hariho ubugome mw'abantu. Murihangana we navuze ibyo mudashaka. Murashaka babwira ko mugiye Burayi, ntaho mugiye. Ntabwo impaye pe. Se murahari yemwe? Abantu abashaka ngo tubabwira ngo Imana ibahaye amafaranga, wacira akazi keza ngo ugiye kuba umuryohe. Ariko se reka mbabwire, ayo maso abona i Burayi ntabone ko umuntu yatwaye umugabo w'abandi. Ayo maso yo nayaheye. Ariko ibi ni cyo. Ayo maso atabona ko umuntu aca inyuma y'umugore, aca inyuma y'umugabo, ahubwo akajya kubona viza n'indege. Ayo maso ngenge nyibazaho. Ariko Sirowamu Imana ibahagararira. Imana ibahereza umwuka wera utavangiye. Imana ibahereza amavuta. Imana itekostifo. Imana ibahereza imbaraga. Imana ibaha kunesha ibyaha. Kunesha ibyaha azambikwa umwambaro wera. Yesu azavuga izina rye. Umwana hehe? Mw'ijuru. Ihangane mvuga ukuri kabisa. Tera haleluya nibu. Hayo maso atabona ko umuntu ari indaya, arangiza akabona visa, akabona amafaranga sha. Jewe ariko mana we n'amafaranga ni meza. Ariko reka mbabwire,
ko mutanyikiriza shadi turi kumwe nawe isa amen aya maso atabona kuri umunyamoko, ayo maso atabona kuri umunyamushinya, ayo maso atareba ko umuntu yikinisha, ayo maso atareba ngo amenye. Ariko Mana duhagarare umukozi w'Imana namukunze arakubwira ikintu areza akakubwira atari ko iki n'iki cyihane n'iki gira gute yewe cyihane. Kwihana nicyo cya mbere. Niyo batampanurira ngiye bakambwira bati hane nta kibuza Imana gukora ko mutanyikiriza burya kwihana neza bituma Imana iza. Yavuga itavuga Imana irakora. Gusa bitubwira kugira ngo nako ngako kadusunika. Aha Imana icubahiro. Mumbarize ngo woroshye bantu bazamuye ibiciro babaye nka za Dendo, babaye nka za Kagoma, abantu bari mu gacu ko hejuru. Heza numva ngo bahindira mu gacu. Imana iturindire guhindira mu gacu. Ushaka Imana n'umwana wacu. Reka mbabwira aho mwaza hano hose mujye muza ari kuvuga ngo nje gushaka ubugingo, naho nugera utureka ngende bandeberemo nawe uzaba umeze nk'ugiye kuraguza. Reka kuraguza musaka Imana. Reka abantu baraharira turahari babwiye nabi se reka kuraguza ushaka Imana. Nibyo kukubwira se ngo Imana iravuze utari umukiranutsi utihana ibyaha cyangwa wirinde icyaha n'igisa nacyo byakumarira iki? Gutunga iby'isi byose ukabura ubugingo byazakumarira iki? Reka mbabwire, ejo nabwiye abantu haleluya, ndababwira ngo igisubizo cyuzuye cy'umugenzi ntabwo ari ukuba muri etaje igeretse gatanu. Murahari? Igisubizo cyuzuye cy'umugenzi ntabwo ari ugutunga kadastere muri uyu mujyi wa Kigali. Igisubizo cyuzuye cy'umugenzi ntabwo ari ugukorera ibifaranga byinshi bakaguhembesha igitiyo bakajya batiyura batereka tuguhembe. Ntabwo icyo ari cyo gisubizo cyuzuye. Igisubizo cyuzuye cy'umugenzi ntabwo ari ugutunga konti y'amayero n'amadolari, ahubwo igisubizo cyuzuye ni ukuzabana n'Imana, ni ukuzabona dutabarutse, ni ukuzabona tuvuye inaha, ni ukuzabona tugiye mu ijuru, ni ukuzabona duhawe ubugingo. Ayiwe murahariye? Ni ukuzabona tugize guteye tugiye mu ijuru, ducikanye imibabaro n'imiruho ya hano mu isi. Ukabona ijambo ravuga ngo hahirwa abapfa bapfira hehe? Umwuka nawe ati baruhuka imiruho n'imihati, ngo kuko imirimo myiza bakoze ijyanye n'abibaherekeje. Ni uguherekeza, ariko ikizakwinjiza mu ijuru salvation ni agakiza, kwezwa, kubohoka, gutunga umutima utakurega ikibi. Umutima murawushaka? Ijambo ravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo nde? Yes. Amen. Nihuse haleluya. Yesu aduhagarareho. Arangije ngo atumwa kurimbura bake abamaleki. Iramubwira Samweli aramubwira ngo genda utsemba abagabo, abagore, abana, iki byose. Umva iki gipfa kuba ari iki abamaleki ari umumaleki. Umva iki umumaleki rwaba uruhinja rw'urumaleki, nubwo impinja nta byaha zigira, ariko zipfa kuba ari iki ari abamaleki. Imana ngo gutsemba abamaleki. Amen. Mumbarize ngo watsembye abamaleki. Kuko abantu barahari muyobozi wa gahunda, abantu batsembye abamaleki. Abatari abatsemba uyu munsi babatsemba. Ariko murahariye? Turahari. Mumbarize ngo abamaleki warabatsembye. Hari umuntu yirukana atsinda abamaleki ubusambanyi agasigarana abamaleki b'amarari. Hari igihe yirukana abamaleki b'iki b'amoko agasigarana abamaleki b'urwangano. Ariko bine kimwe kabyara. Hari igihe umuntu yihanita ibintu bikomeye n'iki byose agasigarana abamaleki b'amagambo no gusebanya.
mbega abamareki we mwarabatsembye mumbarize ngo watsembye abamareki watsembye abamareki muzongera kuntumira noneho n'umushari watsembye abamareki wakuyeho wameshekamo Imana iduhagarare amen arangije ngo Sawuli ngo ahuruza ingabo ngo azibarira hehe Iterayimu ngo hariho ingabo zigenza ibirenge ngo uduhumbi tungane hari ingabo nyinshi zaje kugira ngo zitsembe abamareki Imana iduhagarare amen hanyuma ngo arangije Sawuli ngo atsemba abamareki ngo uhereye ihavira ngo ukagera ishuri ngo arabatsemba ngo arabamara arabatsemba hanyuma ku murongo w'9 Bibiliya avuga ngo ariko Sawuli ngo nabo bagendanye ariko muraharira ariko Sawuli nabo bagize gute bagendanye ngo barangije ngo bikubitira iminyago ngo barekura umwami w'abamareki baramurokora witwaga Agaji ngo baramurokora barangije barokora inyamibwa z'intama ngo barokora ngo n'inka ngo barokora n'abagore beza ngo barokora n'intama ngo n'abagazi b'intama beza ngo barangije ngo barokora n'ibintu byitwa ibiduhagire ibiduhagire n'ibikira ibihonjoka musaza muragire ni yagiye ibintu bibyibushye ya bibi atari rwose nk'iki cyo naba ngitwara iki uru narutwarikira ngo bagira gute ngo barokora ibiduhagire ngo barabirokora nabyo ngo n'abagazi b'intama beza ngo ikintu cyose kigawa baba ari cyo barimbura ngo ari iki kintu cyose cy'agaciro dovare ngo nibagira gute ngo nibakirimbura barakirokora Sawuli baragarutse agaruka yiyemeye cyane havuga ati ubuyobozi ndabufite Imana yaranyimitse ninjye mwami wa mbere ubaye wa Isiraheli yumva nyine afite ijambo reka agaruke rero Samweli haleluya amen ye baba we ndafashijwe safari yego inderata Samweli ngo ahuta yiruka ngo ajya guhura nande na Sawuli aba bantu baraharira ajya guhura nande yemwe Sawuli ngo bajye guhura Sawuli kubera ko yarazi amagafe yakoze buriya abagome baritangurana atangira gushaka kwisigiriza no kwitaka se murahari yewe abaratangiye ngo Uwiteka guhire muntu w'Imana ngo dore nashoje itegeko ry'Uwiteka ariko abantu barahari hangane nihanagure sha Mana araduhamagaye sijya kubwiye ngo cyashira navuze ngo amen haleluya amen arangije Imana iduhagarareho harangije ngo Uwiteka guhire muntu w'Imana ngo dore nashoje itegeko ry'Uwiteka ngo iby'Imana ngo ibya bintu Uwiteka byose yagutumye nabikoze umva nagenje uko Imana yabivuze Samweli yaza kutagirijwe we mbega gutungijwe ukuntu ari byiza mubwira ngo Imana ikumperijwe aba bantu murahari cyane Imana ikumpera iki ijwi narikeneye Mana penny star w'isofari ayiwe mubwire ngo aya matwi yawe niyumve mu izina ryawe amatwi yawe nazibuke yumve Elisa Ponewa Desini widi bofanse Amen amatwi yawe nazibuke
Tosifo de nona star. Darasini. The before the star. Shall we dry? Hallelujah. Then we see for the bonus Amen. star. And Ariko not Mana the we. fasi kota. Mane duhagarare. Imani ishimwe. Amen. Then we see for the Vuga ngo bonus. Samuel. Samuel. Kera basito periwa. Niba hari umuhanuzi muri Bibiliya ni Samuel. Samuel. Samuel ntiyumva amabwire. Samuel ntabambwiye. Samuel ntabwo ahimba. Ntabwo akubwira ngo akira kadasiteri. Nafashijwe. Ntabwo akubwira ngo akire etaje. Ntabwo akubwira ngo cyangwa ugiye muri Amerika. Se murahari yemwe? Turahari. Ariko ibi ni kimwe akabyara. Se murahari? Turahari. Samuel ntabwo nari mvuze ngo hari ababivuga babihimba. Ndabyemera Imana iravuga nanjye irankoresha n'abandi igi bakoresha kandi ibyo tubwiye bigasohora. Ikibazo ntabwo ari Amerika, wowe ubwirwa kujyayo uhagaze gute? Ikibazo ntabwo ari amafaranga, wowe uyabwirwa ese uri muri standard yo kwakira amafaranga cyangwa ubugingo bwawe nibwo bukenewe mbere y'ibindi byose. Sawuli yarabwiwe ngo iby'indogobe urimo guhiga iminsi 3 zishize zageze gute? Zarabonetse, ahubwo ni wewe wari ukenewe. Navuze ngo amen. Amen. Bwira mwicanye ngo Imana ikeneye ubugingo bwawe. Imana ikeneye ubugingo bwawe. Mufate mu kiganza ubwira ngo Imana ikeneye ubugingo bwawe. Imana ikeneye ubugingo bwawe. Iby'abagabo n'abagore, amazu n'amafaranga n'abapagani Imana irabibahereza. Imana duha ubugingo. Ariko mwanyikirije sha. Amen. N'abadakijijwe bagira gute yemwe? Mubwire ngo ntabwo ari wowe wizigirizaho nkana. Mwanyikirije? Ntabwo ari wowe Imana izigirizaho nkana. Izi zaziguha zirenze imwe. Amafaranga izayaguha. Imana ntakipfa n'ibintu. Imana ntakipfa n'iki n'ibintu. Aravuga ati Imana ntakipfa n'ibiryo reka mpanirire. Imana ntakipfa n'iki yewe n'ibintu. ahubwo ikibazo wowe nyirukubihabwa uhagaze gute? Umubano wawe n'Imana bimeze bite? Haleluya. Amen. Mbarize ngo woroshye ariko Woroshye mubwire ngo gabanya ibiciro. gabanya ibiciro. Gabanya ibiciro ariko gabanya ibiciro. Mwaretse tukagabanya ibiciro. Reto pesa ni washa widra. Gabanya iki yemwe? Ibiciro. Haleluya. Gabanya ibiciro nshuti yanjye. Mane duhagarareho. Amen. Harangije Samuel harangije aramubaza ati ariko se koko kuri kumbwira ngo warimbuye, kuri kumbwira ngo watsembye, kuri kumbwira ngo buri kimwe cyose wagihanaguye, none se ko amatwi yanjye ndashimira Imana. Imana igitanga amatwi yose. Muyobozi wa Sirowa Imana ikumpera amatwi. Kuyo wari ufite Imana yongereho ayandi. Iyazibure cyane neza. Hari igihe abantu batwihishamo bakadukwepa bakadukata, ariko Imana ntijya yihishwa. Ijisho ry'Imana rirareba. N'urushishi rw'umukara, n'ijoro ry'umukara, munsi y'igitare cy'umukara, Imana irarureba. Imana ikamenya ahantu wicaye unywa inzoga kandi ukanga kubyihana, ukicara hano ukimahoro niza ko wa mugabo we data we duhagarareho cyane. Imana ikamenya inguni zose wakatiyemo, Imana ikamenya Gobyori na karitsiye zose, ikamenya ibihuru n'imibyuko wabyutsemo, ariko ibi ni kimwe kabyara. Ikamenya n'amagambo uvugira kuri telefone, ariko ibi ni kimwe kabyara. Ngasha Imana irareba, Imana irakontorora. Numvisha umuhanuzi avuga ngo Jezi kontorore. Imana igira guteye, Imana irakontorora. Numvisha umukecuru cyangwa ukavuga ngo kontorore 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 kontorore. Imana irakontorora sha. Mwateye haleluya.
irakontorora we rade kosta ni winima shawitayifo imana igira gute yeme birakontorora abantu bari kumva imana haleluya uzibagirwa umukecuru waduhanuriye turi icangugu niba nari kanyinya niba nari ndihe mu Bugarama simbizi kontorore 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 Amen. ariko Imana irakontorora n'ubu ngubu mu ijuru bari muri kontorore ariko ibintu twirirwa duhiga abaryamye urusororo babisize ni bangahe? Benshi cyane. Ariko ko mutanyikiriza Benshi. Nandakariye naje mbava imbere naje abaryamye urusororo babisize bangana iki? Benshi. Abamanyenyeri ibikomerezwa abaridazi bo mu rwego rwo hejuru abanyemari benye kashi. Hari umuntu ushinguye mu nzu ye yari yubatse se? Nta n'umwe. Hari umuntu ushinguye muri etaje, hari umuntu ushinguye muri vewiti, bose ni metero ebyiri. Tero zingahe? Ebyiri kuri ebyiri. Amen. Iyo babapfuye agasoni, babapfuye agasoni, bamushyingura mu gakositimu, akangaka akaba ariko ajyana konyine. ibyo biba ari ibyo asanga bishyashya bizamo. Barangiza imva ye cyo ko zirimo bakayitegura neza, burya abantu bakunda urusirimu. Ubundi barangiza bakagenda bagategura n'ibirabyo batigeze bazana ukiriho. Ariko ibi ni kimwe kabyara, indabyo batigeze bazana ugize gute ukiriho. Kumva yabajyaho nk'indabo za miliyoni nka zingahe, izo miliyoni batarazikuzaniye. Kontorore kontorore, Yego. Iduhagarareho tweze. Yego. Ariko murahari cyangwa ntahari? Bwira mwicaye ngo Imana yongere kweze. Kuri nyeze rwose bundi gushaka nyeze. Mubwire ngo imbaraga watakaje zigaruke, ibihe byawe bigaruke, umwuka wera yongera abe muri wowe, impano zawe wahoranye zigaruke. Anishimwe. Nenema, nekota, shawidebo, haitando, haidesaso. Karame, karame, karamu. Helena sero la. Nenema, haleluya. amen amen Yesu Helili stance. urakoze urakoze Kristo Haide cross. amen Haide sas. amen Haleluya. urakoze Urakoze Kristo. Hello before Amina. Elance Mone. amen Gusenga yari impano yawe, gusura abarwayi yari impano yawe, gusurana yari impano yawe, amen gufasha imfubyi n'abapfakazi yari impano yawe, kuvuga ubutumwa yari impano yawe, kuririmba muri korari yari impano yawe, guhanura yari impano yawe. Ibihe wanyazwe ndategeka byongera bigaruke, amavuta yawe yongera bigaruke. Mbabariye nkavuga Imana, ibihe byawe byongera bigaruke. amen amen Ndababaye cyane muri iyi minsi. Harasarego abantu benshi, Amen. abantu benshi barananiwe gutegereza, abantu benshi bataye Imana, basengaga barabiretse, imbaraga n'amavuta n'abahanuza n'abagira ngo basengerwe bari bazi Imana. Hano hari abantu basenze sha, ariko abantu barahari. Turahari. Hano hari abantu bageze guteye, Basenze. hano hari abantu babanye n'Imana,
hano hari abantu babaye mu bihuru, baba mu myobo, mu mavumo. Hariho hari abantu bumvisha Imana ivuga. Ubwo se ndabeshya ntabwo turahari cyangwa ntabwo muhari? Mumbarize ngo ukuru uyu munsi ni nako wari umeze ugihamagara. Oya, uyu munsi niko wari umeze ugihamagara. Mubwira ngo ibihe byawe nibigaruke. Mufate mu kiganza mubwira ngo ibihe bigaruke. Amavuta yawe yongera agaruke. Hano harimo abantu bigeze buzura umwuka wera. Hano harimo abantu Imana yagendanye nabo. Hano harimo abantu Imana yavuganye nabo ibintu bikomeye. Hano harimo abantu Imana abahari nibatere haleluya. Nimushaka Imana. Mubwire ngo ivomera amazi azagutunga. Ubu turacyafite agahenge. Nababwiye ngo ntabwo bizahura. Ntibizahura iby'isi n'ijuru ntibizahura. Aka ni agahenge turimo. Iyi ni iminsi y'inyongezo. Kuba dusengera hano bikemera ni inyongezo, ni agahenge. Ntabwo bizahura. Bazagerageza kubihuza ariko ntibizahura. Ibyahanuwe byasohora kuri ba kubitisi. Uwiteka guhire, dore nashoje itegeko ry'Uwiteka. Dore numviye, nagize gute? Numviye. Samweli atumva, hagarara aho ngaho. Uretse kuvuga. None uko gutamatama Nukwiki. kw'intama no guhogerana kw'inka. Yego. Kandi ibyo ni ibintu warokoye. Ni ibintu bikiri bizima. Mu mwuka ndimo ndabikurura. Ndafashe. Yego. Terasi. Mu mwuka ndimo ndabikurura nkumva ari ibintu utarimbuye. None kumbwira umbesha urabihuza gute n'ijwi? Ndimo niyumvira njyewe rivuye ku Mana rimbwira ko utabirimbuye. Nimwumve Sawuli aho kugira ngo yihanisha tugira abantu bashinga amajosi. Wamubwira ngo ihana kanagukweba. Yaba badatawe uzukigano Yesu yagiranye n'umusamariyakazi. Ariko amutwara neza mpora amugeza ku ntego. Uziko yanamubeshye neza akamubeshya akavuga ati nta mugabo mfite. Yesu ataha. Uvuze ukuri ko utamufite. Ati rero reka nguhe n'andi makuru n'ababandi batanu. Wibwira ko ari abawe nabo ntabwo ari abawe. Ibyo byo bivuze ukuri. Umugore agenze cy'umugongo aravuga ati si umuntu ndi kuganira nawe, ni inkuba. Arareba ntaho wamuhisha. Ati reka bwo n'ikimenyetso uwo mwararanyirije. Atangira kwiyemera ariko Yesu aramubwira ati dore musenga ibyo mutazi. Ariko twebwe dusenga ibyo tuzi ko agakiza kava mu Bayuda. Haravuga ngo ndetse igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasengera data mu mwuka no mu kuri ashaka ko bene abari bo bamusenga. Aravuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Mutaryarya. Tugiye gusenga Imana. Navuze ngo amen. Atangira kubeshya ngo twabirimbuye ahubwo abantu twagendanye abyikuyeho abishyize ku bandi. Ninde wari chief commander? Niwe wari uyoboye. Ninde wagomba gutanga raporo y'urugendo uko yagenze? Ninde watumwe kurimbura? Ninde wahawe test? Ni Sawuli. Ngo abantu twagendanye nibo benzeho ngo kare nabwo ngo impamvu banabifashe atangira guhimba ikinyoma. Ngo niyo ngo ni impamvu yo gutambira Uwiteka Imana yawe. Baza n'ibitambo byo kuzatambira Uwiteka Imana yawe igira uganda. Ngo nta ibindi byose twabirimbuye. Sawuli aramubwira ati Samweli amubwira ati ngaho rero ceceka nanjye nkubwira icyo Uwiteka yarambwira ijoro. Uzi ko Samweli yari yarayaganira n'Imana. Yego. Imana ivuga ngo nishujije ko nimitse nde Sawuli. Se murahari? Yego. Ngo nubwo wigayaga ngo uri muto mu miryango yanyu ngo uva mu muryango wa nta kigenda uciriritseho hasi. Imana ntiyakuzamuye ikakugira uwo ku rwego rwo hejuru. Ni iki cyaguteye kwikubitira iminyago?
ntiwumvire uwiteka nturimbure byose ahubwo ukarokora. Imana yagutumye kurokora kurimbura ahubwo wowe ukabirekura. Se murahari? turahari. Hepfo kuri 24 tubona Sawuli akirimo aho aburana ngo ariko ngo kumvira narumviye ngo ahubwo abantu twagendanye kwibaza umuntu ukomeza kuburana n'umwuka w'Imana kuri Imana ntiyari yabibonye. Ubu tugira abantu babiti bibisi batajya bihana ahubwo agashaka ko Imana imubwira ko umwanzi umurwanya apfuye, akaba ari byo dushaka. Ntaho utaniye n'ujya kuraguza ati munkubitishirize inkuba wenda yamuhitana imwumisha. Se murahari yemwe? turahari. Tugira abantu nk'abo rero, ariko ndimo ngira ngo tunasenge. Aramubwira ngo kumvira narumviye akomeza kuburana. Arangije Samweli umuhanuzi aramubwira ngo umva. Haleluya, amen. ngo se Uwiteka yakwishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye. Se murahari yemwe? turahari. Ngo kuko ubugome ngo busa n'icyaha ciki cy'uburozi, ngo kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu, atumva icyo Uwiteka Imana yanzuye. Ubwo wakomeje kwinangira ntunemere, ntunace bugufi, ntunasabe imbabazi, ntugaragaze guhonga ku maso. Umva gahunda uko zimeze. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe aguciye ku ngoma, uyu munsi wa none ntabwo ukiri umwami wa Isiraheli, ayigabiye umuturanyi wawe ukuruta ubukuru. Yavugaga Dawidi sha. Dawidi wari uri mu ishyamba wavuganye n'Imana. Ayigabiye umuturanyi wawe ukuruta iki? Ubukuru. Sawuli yumvishe ko umugati wambuwe. Ubu tugira abantu bakunda umugati kuruta Imana, kuruta iyawubahaye. Byabishe basi mwihangane. Tugira abantu bakunda umugati kuruta iki? Kuruta uwawubahaye. Yumvishe ko umugati ugiye ingoma ayibuze, haravuga ati yewe we muntu w'Imana ndabyemeye. Kare kose se iyo yajya kwemera akavuga ati mbabarange ahubwo nge no kubirimbura, ariko ati ndabyemeye umugati wanjye ntugire gute? Ntugende. Nuko ngo akurura umwenda Samweli yari yambaye ngo ugira gute? Uracika. Ati Samweli aramubwira ngo iki ni igikorwa cy'ubuhanuzi ukoze. Uko uciye uyu mwambaro niko nawe Uwiteka guciye ku ngoma. Hepfo aravuga ngo ibera Isiraheli amaboko ntibeshya kandi ntiyihana kuko atari umuntu ngo ugire gute? Yihane. Se murahari yemwe? Imana ntibeshya. Uwiteka azahora inzira, Uwiteka azahana inkozi z'ibibi. Reka mbabwire, iyarimbuye abo ku bwa Nowa izabura ite kurimbura b'iki gihe? Yageze ayivuga ngo umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanye n'abantu, ko ari abantu b'umubiri gusa. Iyarimbuye ab'i Sodomu n'i Gomora izabura ite kurimbura b'iki gihe? Imana iduhe kuyumvira. Mbabarira ukuremo amasengesho y'amarangamutima, mbabarira wikuremo intege nke n'ubunebwe, ushaka Imana nk'uwayitaye, nuyishaka uzayibona. Bavuze ngo amen. Kandi igikuru nyamukuru muri byose, haranira gutunga umutima utakurega ikibi, kuko gusenga ukora ibyaha ntacyo bimaze. Reka dusenga Imana. Gusenga ukora ibyaha ntacyo bigize gute? Gusenga uri umusambanyi ntacyo bimaze. Gusenga uri umujura ntacyo bimaze. Gusenga uri umunyamagambo ntacyo bimaze. Gusenga uri umunyamoko ntacyo bimaze. Gusenga uri umunyamujinya ntacyo bimaze. Gusenga uri indyarya twaha twose ntacyo bimaze. Birutwa no kwigira mu byaha ugasayisha, ukazaza waramaramaje. Imana iduhagarariwe. Dufite abantu banze kumaramaza, ahubwo bashaka ko Imana ivuga ibyiza ku buzima bwabo, aho kugira ngo abantu bihane bakureho batandukanya n'Imana. Muhaguruke dusenga Imana. Byabishe? oya. Neze twavuga iki? Indirimbo ntazihari, nzazirima ngarutse. Twavuze ngo amen. Amen. Kandi nzagaruka n'abakunzi. Se murahari yemwe? turahari. Duhumize ku maso yacu. Niba ngo duhumize ku maso yacu, duhumiriza ku maso yacu.